Bene data bavandimwe, mwanejejwe nanone no kongera gukurikira ijambo ry'Imana. Ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu, izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Nanone nejejwe no kongera kubana namwe muri byigisho byiza cyane by'uruhererekane turi kwigana, ibyigisho bifite akamaro karemereye cyane mu itangiriro twabonye by'urugendo rw'umukristo, ibyigisho bidusobanurira neza inzira y'agakiza, ahantu hashingiye gukira k'umunyabyaha, ahantu hashingiye urukundo rw'Imana, ahantu hari amakuru y'ingenzi cyane abantu bagomba kuguhabwa kandi bakayasobanukirwa. Izina ry'Imana yacu nirihabwa icyubahiro cyane. Rero nejejwe no kongera kuba tugiye kongera kuvugana ku magambo y'Imana. Imana ibishimye yuko tuyaganiraho kandi Imana yacu iduteza intambwe. Muribuka yuko mu kigisho cyashize twari turi kureba ikigisho cyatubwiraga uburyo bw'igicaniro cy'ibitambo. Igicaniro cy'ibitambo twakirebye mu buryo bwiza rwose. Imana idusobanurira uburyo igicaniro cy'ibitambo ku mumaro wacyo, tureba umugambi w'Imana kuricyo, tureba ahantu cyari giteretse mu buturo bwera, ndetse tureba n'umugambi w'umwanzi ku gicaniro cy'ibitambo. Muribuka neza yuko muri iki kigisho twari turi kureba neza umugambi w'Imana w'ahantu igicaniro cy'ibitambo Imana yashatse ko giterekwa mu buturo bwera bwari bugizwe n'imigabane itatu uko nabibabwiye. Igicaniro cy'ibitambo cyari giteretse ahantu bita mu rugo. Ahangaha rwose hari ibikoresho bibiri, hari igicaniro cy'ibitambo ndetse kigakurikirwa n'igikarabiro. Rero igicaniro cy'ibitambo twabonye yuko ari ikintu cyari gifite akamaro cyane, kubera yuko imirimo yakorerwaga mu buturo bwera buri munsi, icyo gicaniro cy'ibitambo niho iyo mirimo yakorerwaga cyane kandi cyari gifite akamaro gakomeye. Kimwe mu bimenyetso byerekana yuko umuntu yinjiye mu buturo bwera ni ikintu yahingukiragaho akimara kwinjira mu irembo, cyari igicaniro cy'ibitambo. Ibyo twarabibonye neza. Twabonye neza yuko igicaniro cy'ibitambo cyashushanyaga umusaraba wa Yesu Kristo, kandi intama yatambirwagaho cyangwa se ikindi gitambo cyose cyari cyarategetswe nk'uko twabibonye cyashushanyaga Yesu Kristo, umwana w'Imana wo batanze ubugingo bwe ku bwacu kugira ngo dukire. Nabwiye yuko iyo umunyabyaha yabaga ari kwitegereza icyo gitambo yazanye, kuko muribuka yuko nabwiye yuko umunyabyaha ari we wakizaniraga, yarangiza akacyaturaho ibyaha bye byose yakoze, yarangiza kuko kubabazwa n'icyaha agafata inkota agasogota icyo gitambo cye, maze ngo akabazwa n'uburyo icyo gitambo kiri gupfa, maze yarangiza ngo akababazwa n'ibyo bintu, maze bishushanya uburyo umunyabyaha ari we wiyiciye Kristo, turiho amaraso y'umwana w'Imana. Kandi nabwiye yuko icyo gitambo yazanaga cyabaga kitagira inenge, bishushanya Yesu Kristo utaragiraga inenge. Icyo gitambo yazanaga uwo munyabyaha cyabaga kitagira inenge, cyabaga cyera, cyabaga gitunganye, bishushanya umwana w'Imana Yesu Kristo wabaye mu isi, akaba imibereho itunganye, akagira imico itagira inenge. Kandi ibyo bintu byose akaba bitangaho impano ku buntu ku bantu bifuza kubyakira. Nabwiye rero yuko Imana yashyizeho igicaniro cy'ibitambo ku umusaraba w'i Karuvari, yuko abantu bose bagomba kutumbira kandi bakabona amahoro, bakazuzwa n'Imana muri ubwo buryo. Nabwiye rero muri ibyo bintu umugambi w'umwanzi kuri ibyo bintu, naberetse neza inkuru twaganira y'umuntu witwa Kayini ndetse na Abeli, mbereka yuko ukuntu ibintu byagenze, abantu batandukanye bihimbira inzira zitandukanye, kuko igihe abantu bategekwa kuzana igitambo kiva amaraso ngo baba ari cyo batamba, bakora ibindi bintu binyuranye n'ibyo ngibyo. Niyo mpamvu rero twabonye yuko Kayini ahagarariye idini mu isi ryikiza ku bw'imirimo yabo. Abandi bantu bahagarariwe n'umuntu witwa Abeli, bakizwa n'igitambo cya Yesu kubwo gutungana k'umwana w'Imana Yesu Kristo. Nabwiye none umugambi w'umwanzi ku gicaniro cy'ibitambo, mbereka yuko igicaniro cy'ibitambo cyakuweho kubera umugambi w'umwanzi. Turi kureba isomo ryabonekaga muri Daniel igice cya 11, turi kureba amagambo yerekana uburyo ngo ubuturo bwera bwagombaga gukurwaho, kuko twabonye yuko ngo uwo mwanzi ngazahagurutsa ingabo zonona ubuturo bwera. Ariko nk'uko twabibonye ndetse tugiye no kubisubiramo mu kigisho tugiye kurebana, turongera turebe umugambi w'umwanzi n'uburyo Imana yongeye gusubiza ibintu ku murongo. Twabonye nubwo umwanzi yakoze ibishoboka byose, agakoresha itorero ryo mu isi, itorero rwose ryari rihagarariwe n'umuntu witwa Kayini, kandi
iryo dini rikaba ryarafashe ibintu by'Imana byose rikabihindura. Twabonye yuko igihe cy'umwijima mu itorero ry'ahantu bitwa muri Tuwatira, nk'uko tubisoma mu Byahishuwe igice cyaho cya kabiri, twabonye neza yuko itorero riri mu isi rihagarariwe n'umuntu witwa Kayini, ryafashe ibintu by'Imana ribihindura umurongo, ribivana ku murongo w'ibintu byose, maze birangije ryonona ubuturo bwera. Imyaka 1260 niho hinjiye ubuyobe mu itorero, hinjira ibintu byose bitandukanye, ibintu byose biva ku murongo, maze irembo rirasibangana, igicaniro cy'ibitambo cyashwanyaga Yesu Kristo gikurwa, umusaraba w'ikaruvari gikurwaho, ibyo bintu byose birahindagurika. Ariko dushima Imana yuko twabonye amagambo akomeye cyane y'uburyo Imana yaje guhagurutsa umuntu witwa Martin Luther, ikamuhagurutsa mu cya 517, akongera kugarura igicaniro cy'ibitambo akagishyira mu mwanya wacyo. Twabonye neza yuko uwo mugabo witwa Martin Luther baje kumurenganya, bamuhamagara mu nama y'ahantu witwa Iwomuzi, arangije ngo atanga ubusobanuro imbere y'inteko n'abakomeye bakomeye cyane. Ariko twabonye neza yuko uwo mugabo yaje kunesha, kuko nta mbaraga y'umuntu yigeze imunesha, ahubwo yerereje igitambo cya Kristo. Uwo ngo yerekanaga yuko rwose ikintu bitwa indulgensiya, ibyo bita ibintu baguraga ngo byo gukira, ibintu abantu baguraga ngo by'imbabazi z'ibyaha, ibyo ni Roma ya Kiliziya Gatolika yabigurishaga. Ariko twabonye yuko uwo mupadiri witwa Martin Luther yahanganye nabyo kandi arabinesha. Twabonye neza yuko Martin Luther yahanganye n'ibyo bintu byitwa indulgensiya, ahangana n'ikintu bita intebe ya penitensiya, ahangana n'ibintu byitwa misa ndetse n'igitambo cy'Ukarisitiya. Ibyo bintu byose yerekana yuko nta mumaro, kandi igitambo cya Yesu cyonyine umuntu ngakizwa no kwizera gusa. Nibyo twabonye yuko Imana yamushoboje kandi irabimusobanurira. Rero dushimye Imana cyane yuko yatweretse ibyo bintu byose kandi ikabidusobanurira. Ubu rero tugiye gukomeza n'ikindi cyigisho cyiza cyane, tugiye gukomeza tujya imbere ngo turebe umugambi w'Imana ku bikoresho byabaga mu buturo bwera, maze ngo turebe nanone n'umugambi w'umwanzi. Ariko ngo twibaze ngo mbese umugambi w'umwanzi nimba warabayeho, Imana yaratsinzwe burundu? Turaza kubireba byose kandi Imana idushoboze. Reka dusenge Imana. Mana Data wa twese, ushimwe cyane kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe, kubw'urukundo rwawe wadukunze kandi ukatwitangira utanze Yesu. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Abana bawe nanone turi imbere yawe, utwigishe Mwami. Sabiye umugisha umwana wawe wese uteze iki cyigisha amatwi, uduhe kumva bidasanzwe. Umwuka wera atubemo kugira ngo dusobanukirwe neza n'ibyo ushaka kutubwira mu ijambo ryawe. Watweretse ubuturo bwera uburyo bwari umugambi ukomeye kugira ngo rwose uture hagati muri twebwe. Turakwinginze kugira ngo amarembo y'inzugi z'imitima yacu akingurwe na mwuka wawe, maze winjire muri twe, nuko ukorane natwe. Ari njye ngiye kuvuga, ari abana bawe bagiye kumva, nuko twese duhana umugisha kandi imbaraga ya mwuka wera itubemo, mu izina rya Yesu, amen. Amen. Tugiye kwigana ikindi cyigisho cyiza cyane Imana yashimye ko twigana, cyitwa ngo igikarabiro. Ntabwo yuko igikarabiro, nk'uko nagiye mbabwira ngo ibikoresho byose byo mu buturo bwera byabaga bipanze mu buryo bwiza, kandi byari birimo inama y'agakiza ikomeye cyane. Kuko muri ibyo bikoresho ntangira ibyigisho naberetse uko harimo umugambi w'Imana. Turi kureba icyigisho cyitwa cyo mu irembo umuntu arasukiraho, irembo umuntu yinjiriramo. Nababwiye mbereka neza ipici ikomeye cyane y'inama y'agakiza, wari umusaraba wa Yesu Kristo wari ushushanyijemo muri aho hantu rwose, nk'uko byagaragaye neza muri icyo cyigisho ubwo twakirebaga. Rero tugiye kureba ikindi cyigisho cyiza cyane cyitwa ngo igikarabiro, tureba umugambi w'Imana ku gikarabiro, maze ngo turebe n'umugambi w'umwanzi ku gikarabiro. Ariko ngo twibaze ngo mbese Imana yaratsinzwe burundu? Uwo mugambi w'Imana warafeirinze birarangira? Nk'uko twagiye tubibona no mu byigisho bya mbere, ntabwo umugambi w'Imana ujya ufeiringa, ntabwo umugambi w'Imana ujya upfa, ahubwo byanze bikunze aba nibo batareba neza ngo barebe niba Imana koko yarafeirinze. Ntabwo Imana ijya ifeiringa, ahubwo Imana buri gihe Imana bisoza inesheje. Imana isoza inesheje. Igikarabiro rero, reka twihute n'ubundi nk'uko musanzwe mubizi, turi kwiga ubuturo bwera, umugambi w'Imana. Ubuturo bwera, umugambi w'Imana.
ku magambo twasomye ndetse tuzakomeza dusoma kuri ibi byigisho turi kwiga. Iyo dusomye ku murongo wa 8 w'igice cya 25 mu Kuva, isomo muzi neza ko dukunda gusoma kandi ryiza, hari amagambo avuga ngo kandi bandemera ubuturo bwera nturi hagati muri bo, muzabureme buse n'ibyo ngiye kukwereka byose, icyitegererezo cy'ibintu n'icy'ibintu byabwo byose. Kuko ijambo ry'Imana ryerekanye yuko abantu bagomba kurema ubuturo bwera kandi Imana igatura muri twebwe. Nagiye mbibereka mu byigisho byatambutse yuko Imana yifuza gutura muri twebwe byanze bikunze. Rero reka turebe no kuri iki gikoresho tugiye kureba, igikoresho kindi cya kabiri cyabaga mu buturo bwera, ngo turebe ngo mbese Imana n'uwuhe mugambi yari ifite ishyiraho ikintu bita igikarabiro, kandi umwanzi se yaba yarakigabyeho ibitero. Ngo twibaze ngo mbese ibyo bitero umwanzi yagambye ku gikarabiro, mbese Imana yaba yarabyihoreye ikaneshwa burundu? Ibyo bibazo nibyo tugiye kureba, kandi turasoza iki cyigisho tumaze kubisubizwa neza. Kuva igice cya 40 ku murongo wa 17 hariho amagambo akomeye cyane nshaka ko mwumva yerekeranye n'icyigisho tugiye kwiga kivuga ngo igikarabiro. Umurongo wa 17 hari amagambo avuga ngo Uwiteka abwira Mose ati kandi uzacure igikarabiro mu miringa n'igitereko cyacyo ugicurire mu miringa, gikarabirwemo, ugishyire hagati y'ihema ry'ibonaniro n'igicaniro, ugisukemo amazi. Aroni n'abana be bajye bakarabiramo bogemo n'ibirenge, uko bagiye kwinjira mu ihema ry'ibonaniro bajye bakaraba boge n'ibirenge badapfa, cyangwa bagiye kwegera cya gicaniro gukora umurimo wabo wo kosereza Uwiteka igitambo gikongorwa. Rero igikarabiro cyabaga giteretse hagati y'igicaniro cy'ibitambo cya kindi twize mbere ndetse na hera n'umuryango wa hera. Igikarabiro cyabaga kiri aho ngaho hagati, kuko nk'uko ijambo ry'Imana riri kutubwira, maze Mose ngo akagisukamo amazi. Umurongo wa 19 aravuga ngo Aroni n'abana be bajye bakarabiramo bogemo n'ibirenge, uko bagiye kwinjira mu ihema ry'ibonaniro bajye bakaraba boge n'ibirenge badapfa, cyangwa bagiye kwegera cya gicaniro gukora umurimo wabo wo kosereza Uwiteka igitambo gikongorwa. Hano murumva yuko umugambi w'icyo kintu n'impamvu cyakorwaga kwari ukugira ngo abantu biyezeho imyanda. Abahungu ba Aroni ndetse na Aroni ubwe bagombaga gukora imihango yo mu buturo bwera kuri cya gicaniro cy'imibavu, aho tugiye kuzajya mu cyigisho gitaha tuzabireba neza. Umurimo bakoraga kuri icyo gicaniro cy'imibavu bagombaga kubanza guca ku gikarabiro, bakabanza koga intoki, bakabanza koga ibirenge, kugira ngo bategere icyo gicaniro bahumanye, maze ngo Imana ikabarimbura. Ibi bintu bishushanya iki mu buryo bw'umwuka bavandimwe? Mu buryo bw'ikishushanyo byabaga byerekana neza yuko umuntu agomba kujya imbere y'Imana yikuyeho imyanda yose. Iki gikarabiro kivuga iki mu buryo bw'iby'umwuka? Tugiye kubireba mu buryo bubiri. Turebe iki gikarabiro ikintu cyashushanyaga, ngo turebe n'umugambi w'Imana kuri iki gikarabiro, n'uburyo Imana yashimye yuko kijya hari ahantu imbere y'igicaniro cy'ibitambo. Umugambi w'Imana ukomeye w'igikarabiro ni uko abantu bagombaga kwinjira mu buturo bwera bw'ahera bamaze kwiyezaho imyanda yabo yose mu buryo bw'ibigaragara ndetse no mu buryo bw'iby'umwuka. Tugiye kubireba. Abantu bagomba kuba batunganye, bagomba kuba bera, bagomba kuba batariho umwanda n'ikizira cyose, maze bakajya imbere y'Imana bameze nk'aho rwose batunganye imbere y'Imana. Nibyo dusomye ku murongo wa 17 kugeza 21 mu gice cyawo cya 30, aho twari turi kureba mu Kuva ikintu Imana yabwiye umuntu witwa Mose ngo akore ku kintu cyitwa igikarabiro cyabaga ahantu bita mu rugo. Rero umugambi w'Imana urakomeye cyane ku kintu bita igikarabiro, kuko umugambi w'Imana ku kintu cyitwa igikarabiro washushanyaga ikintu cyitwa kubatizwa abavandimwe. Kubatizwa, umubatizo ukomeye cyane, umubatizo
Imana yashimye yuko ubu ubaho igishushanyo muri ubu buryo, kubera yuko umubatizo tugiye kuwureba n'impamvu yawo. Imana yashimye yuko ujya inyuma y'ahantu, imbere y'ahantu bita igicaniro cy'ibitambo, kubera yuko umuntu abatizwa ryari. Umuntu abatizwa igihe ijambo ry'Imana ryamaze kumurasira, umwuka w'Imana yamaze kuza muri we, amaze kumwishurira ibyaha bye, amaze kumwereka inenge ze, amaze kumwereka uburyo ari mubi kandi yanduye, yarangiza agakora iki bavandimwe? Ikintu akora ni iki ngiki gihita gikurikiraho, ni ukubatizwa, ni ukubanza gukaraba kugira ngo yegere ahantu bita ku gicaniro cy'imibavu, aho tuziga ubutaha turi kureba uburyo ni ahantu umunyabyaha yabaga ari gusabanira n'Imana mu buryo bw'amasengesho yo kungwa n'Imana, ahantu umuntu yiyungira n'Imana. Aho hantu ntabwo umuntu agomba kuhegera atabanje guca ahantu bita ku gicaniro cyabaga ahantu bita mu rugo. Reka mbere ko umugambi w'Imana w'ikintu cyitwa igikarabiro tubigereranya mu by'umwuka n'ikintu bita umubatizo bavandimwe. Iyo dusomye mu gitabo cy'Abaroma, iyo duhereye ku murongo waho wa mbere tugiye kugeza ku murongo wa 4, tureba umugambi w'Imana w'ikintu cyitwa igikarabiro, kandi nicyo turi kugiranya n'ikintu bita umubatizo. Reka dusome ayo magambo. Nuko tuvuga iki? Tugume gukora ibyaha ngo ubuntu busage ntibikabeho. Mbese twebwe abapfuye ku byaha twakomeza kuramira muri byo dute? Ntimuzi yuko twese ababatirijwe muri Yesu Kristo twabatirijwe no mu rupfu rwe? Nuko rero kubw'umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe, kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese, aba ariko natwe tugendera mu bugingo bushya. Imana ishimwe cyane. Umubatizo ushushanya iki? Umubatizo ushushanya ikintu cyerekeranye n'uburyo umuntu yamaze kwemera ubuyobozi bwa mwuka w'Imana, ashaka yuko umwuka w'Imana ari umuyobora. Igihe umuntu yamaze gusohokirwa n'ububi bw'icyaha cye, igihe umuntu yamaze gusohokirwa yuko ku gicaniro cy'ibitambo ari we wishe umwana w'Imana, aba ari we rwose wamufashe akamwisogotera kubera ibyaha bye, uwo munyabyaha amaze gukangurwa na mwuka w'Imana yuko rwose ku gicaniro cy'ibitambo ari we wiciye Yesu Kristo, agasohokirwa n'uburemere bw'ibyaha bye, ijambo ry'Imana n'iki rihita rimukorera, agomba kujya guhama ibyo bintu muri Yorodani yerekana yuko rwose yihannye. Umubatizo rero ushushanya gupfana na Kristo ku byaha, maze mu gihe tuzamutse muri Yorodani bikaba bishushanya kuzamuka na Kristo, ngo tukaba tuzutse mu buryo bw'umwuka. Muri make, mu magambo make, umubatizo uvuga iki? Uvuga gupfa ku cyaha tukazukira ubugingo buhoraho, kandi ubwo tukaba tubaye abere mu buryo bw'iby'umwuka, tukaba turatunganye mbere y'Imana, tukaba tubazwaho gukenuka kwa Yesu kubera ikintu dukoze gikomeye cyane cyo kwemera ibyaha byacu, twarangiza tugapfana na Yesu Kristo, maze ubundi tukazukana nawe. Umubatizo nicyo washushanyaga, kuko murabizi neza yuko tugiye kubireba. Ikintu gikomeye cyane umubatizo Bibiliya ivuga kandi w'ukuri, ni umubatizo wo kwibiza muri Yorodani, ni umubatizo wo kwibizwa mu mazi menshi, kuko nguwo niwe ufite ikintu ushushanya. Uvuga gupfana na Kristo. Igihe umuntu yibize mu mazi bivuga ngo apfuye ku byaha, kandi igihe azamutse bivuga ngo azukanye na Yesu Kristo, kandi akaba abazweho gukiranuka kwa Yesu. Uwo mubatizo wonyine uri muri Bibiliya ariwo tugiye kureba, niwe ufite ikintu ushushanya mu ijambo ry'Imana. Aya magambo arakomeye cyane dusomye mu Baroma igice cya 6, intego ikomeye cyane y'umubatizo bavandimwe. Umubatizo ushushanya iki? Kandi turi kuwugiranya n'ikintu cyitwa igikarabiro cyabaga ahantu bita mu buturo bwera. Twavuze ngo ku murongo waho wa 4 w'iki gice haravuga ngo nuko rero kubw'umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe. Bavandimwe, umubatizo wa Yesu Kristo uvuga guhamba, ni ugupfana na Kristo ku buryo bw'ibyaha, abantu bakazukira ubugingo buhoraho. Wari umugambi w'Imana rero gushyira ahantu ikintu cyitwa igikarabiro mu buturo bwera, kuko byari itegeko by'uko Aroni n'abahungu be bagomba kwinjira ahantu bita ahera bamaze gukaraba ibirenge ndetse bamaze gukaraba n'intoki, ngo bitunganyije mu buryo bw'ibigaragara. Ibyo nabyo bifite icyo bishushanya tuza kureba, ariko mu buryo bw'umwuka turi kureba ko igikarabiro cyashushanyaga ikintu bitwa umubatizo, gupfana na Kristo, abantu bakazukira ubugingo buhoraho, atari mu buryo bw'imihango y'iki gihe abantu babatizwa batazi ikintu babatirijwe. Ibyo turaza kubireba mu mugabane witwa umugambi w'umwanzi, w'ikintu Satani yakoze cyo kugira ngo avuguruza umugambi w'Imana no gukuraho umugambi w'Imana ku kintu cyitwa igikarabiro cyabaga ahantu bita mu rugo.
aya magambo dusomye aravuga ngo ku murongo wa 4, nuko rero kubw'umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe, kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data twese, aba ari nako natwe tugendera mu bugingo bushya. Imana ishimwe cyane. Bavandimwe, umubatizo uvuga iki? Uvuga gupfana Kristo mu buryo bw'iby'umwuka ngo tukaba dupfuye ku cyaha, tukazukira mu bugingo buhoraho. Ikimenyetso abantu bagomba gutanga muri Yorodani igihe bari kubatizwa ni ukwerekana yuko icyaha rwose bakizunitswe kandi bagicitseho, bakaba bazukiye kuba imbata mu buryo bw'umwuka, bakaba bagiye kuba imbata nshya mu buryo bw'iby'umwuka. Kera bari imbata z'ibyaha bayoborwa na Satani, ariko ubwo ngubwo bagiye kuba imbata yo kumvira Yesu Kristo, kuko niwe biyeguriye kugira ngo ababere umuyobozi. Bivuze gupfana Kristo rero igihe umuntu ari muri Yorodani yibize, kandi igihe azamuye muri Yorodani bivuze ngo azukanye na Kristo, akaba abaye umuntu mushya mu buryo bw'iby'umwuka. Kandi ikintu gikomeye cyane abantu bagomba kwibaza, bavandimwe inshuti zanjye, niba tuvuga ko twapfanye na Kristo kandi tukazukana nawe, kubera iki noneho tugikora ibyaha? Ibyo ni ikimenyetso cy'uko tutigeze dupfa ku byaha, kandi umubatizo w'imihango twakorewe ukaba nta busobanuro wigeze ugira muri twebwe, kubera yuko ikintu washushanyaga ni iki? Ni ugupfana na Kristo, umuntu akazukana na Kristo mu bugingo buhoraho, kandi akaba asezeye ibyaha burundu, akaba avuze yuko agiye kuyoborwa na Mwuka w'Imana. Igihe aguye mu ikosa, Mwuka w'Imana akamutakisha kandi agakomeza gusaba imbabazi imbere y'Imana, akaba abayeho mu buryo bukiranukira Imana kandi ayizeye. Imana yacu ishimwe cyane. Iyo dusomye amagambo aboneka muri Mariko igice cya 16 ku murongo wa 16 hari amagambo avuga ngo uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Bivuze iki? Umubatizo ugomba kubanzizwa n'ikintu bita kwizera. Ni iyihe mpamvu se? Ni uko mu buturo bwerera uko ibintu byabaga bipanze. Muvandimwe, wowe ushaka guhindura ibintu rero ugashaka kubyerekeza mu cyerekezo Imana itabipanzemo, umenye yuko uri kunyuranya n'umugambi w'Imana w'ikintu Imana yavugaga igihe yabwiraga Mose amagambo akomeye twize turi kwiga akomeye ari mu Kuva igice cyaho cya 25 ku murongo wa 8 avuga ngo bandemere ubuturo bwera nturi hagati muri wo, muzabureme mbuse n'icyo ngiye kukwereka fotokopi y'ibintu byo mu ijuru. Nshuti yanjye muvandimwe, kugira ngo umuntu agire ahantu bita ku gikarabiro, agomba kubanza guca ahantu bita ku gicaniro cy'ibitambo, kubanza kumenya icyaha cye, kugisobanukirwa, kubanza kubabazwa n'icyaha cye, kubanza kubona uburemere bw'icyaha, kubanza kubona yuko ari we wiciye Yesu Kristo ku giti cye ubwo yakoraga ibyaha, kandi icyo kikaba ari ikimenyetso cy'uko ariho urubanza rw'amaraso y'umwana w'Imana. Ariko ku gicaniro cy'ibitambo twarayibonye yuko umunyabyaha yarababarirwaga, ariko nanone bavandimwe, hari ikindi kintu kigomba guhita gikurikiraho, ni ugutanga ubuhamya muri Yorodani. Ni ukwerekana yuko rwose utangiye inzira nshyashya, ni ukwerekana yuko uvuye mu byaha ugiye mu bugingo buhoraho, ni ukwereka imbere ya Satani ndetse n'imbere y'abantu yuko inzira ya Satani yanze kandi utangiye inzira y'Imana yo gukiranukira Imana. Rero muvandimwe, aya magambo dusomye muri Mariko igice cya 16 ku murongo wa 16 aravuga ngo uwizera akabatizwa azakizwa. Ni ikimenyetso cy'uko nta muntu ushobora kubatizwa atizeye. Ibyo ngibyo umuntu umwe yanditse amagambo akomeye cyane mu gitabo kimwe, aravuga ngo uko umuntu ubatizwa atihannye ngo abateta ku bikomeye bitazabura kumukoraho. Amagambo akomeye cyane dusanga mu gitabo cy'Integuza volume ya mbere. Ayo magambo agaragara neza iki kintu gikomeye kivuga ngo uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Bivuze iki? Bivuze ngo umuntu ubatizwa atihanye, nk'uko ijambo ry'Imana ribivuze muri ayo magambo ni kumabwira, no abateta ku bikomeye bitazabura kumukoraho. Muvandimwe, ni uko umuntu agomba kujya muri Yorodani agiye guhamya ibyo guhinduka kwe, ikimenyetso kibigaragara inyuma, ariko hakaba ari umurimo wa Mwuka w'Imana wabanje gukorera mu mutima we wo guhinduka, kandi akaba yaramaze komatana n'Imana mu buryo bwo kureka icyaha mu buryo bwa burundu. Imana yacu ishimwe cyane yuko yashyizeho uyu mugambi w'Imana mu buryo bwose bwo kugira ngo abana b'Imana batungane, kandi uwo mugambi wayo ugaragare mu buryo nk'ubu ngubu. Hari amagambo nshaka kongera kugusomera muvandimwe, aboneka muri Petero, urwambere rwa Petero igice cya 3, ndasoma ku murongo wa 21. Hari amagambo avuga ngo na n'ubu amazi niyo akibakiza namwe mu buryo bw'igishushanyo cyo kubatizwa, icyakora
si uko akuraho ico ryo ku mubiri, ahubwo ni isezerano ku Mana ry'umutima uticira urubanza, ribakirisha kuzuka kwa Yesu Kristo uri iburyo bw'Imana, kuko yagiye mu ijuru amaze guhabwa gutwara abamarayika n'abafite ubutware ndetse n'imbaraga. Imana ishimwe cyane yuko na n'ubu ngo amazi niyo akidukiza, nk'ikimenyetso n'igishushanyo cy'uko dupfanye na Kristo mu buryo bw'iby'umwuka, mu buryo bw'icyaha, tukaba tuzukanye nawe mu buryo rwose bw'iby'umwuka, tukabararwaho gukiranuka kwa Yesu, maze tugatangira kuyoborwa n'amahame agenga abana b'Imana. Mbabwiye umugambi w'Imana ku kintu cyitwa igikarabiro, mberetse neza uburyo uwo mugambi w'Imana wari ukomeye cyane, mberetse neza uburyo Imana yabwiye Mose, iramubwira ngo Aroni n'abahungu be bajye binjira muri cyo ahera ngo bamaze gukaraba, kugira ngo baze imbere yanjye batunganye. Ibyo ngibyo bifite ikindi kintu bishushanya mu buryo bw'iby'umwuka, kandi mu buryo bw'iby'umwuka no gutera imbere mu by'umwuka nanone bishushanya ikintu bitwa kwirinda, taperase, kwirinda, gutunganya iby'umubiri wacu, abantu tukaba dutunganye mu buryo bw'iby'umwuka. Nk'uko ijambo ry'Imana ubundi rigenda ribyerekana, ryerekana neza yuko abantu tugomba kuba twera kandi dutunganye mu buryo bw'iby'umwuka, maze tukaba tutabarwaho gukiranirwa, ahubwo dutunganye rwose nk'uko Imana ibishaka, maze tukabarwaho gukiranuka kw'Imana, tukaba tutariho urubanza imbere y'Imana ngo twicire urubanza, ahubwo tukaba dukiranukira Imana rwose, maze tukaba twera kandi dutungana Imana mu buryo bwo kubatizwa nk'igishushanyo cyo kuvanwaho icyaha ndetse no gutunganira Imana. Rero iyo turebye ku mugambi wa kabiri w'ikintu cyitwa igikarabiro cyabaga mu buturo bwera, aho twari turi kuvuga tamperasi, imibereho yo kwirinda, imibereho yo gutunganya mu buryo bw'ibigaragara, ngo tugatunganya umubiri wacu nk'uko Aroni n'abahungu be babisabwaga mbere yo kwinjira mu buturo bwera. Nanone bivuze iki mu buryo bw'iby'umwuka? Ni ukwirinda, ni ugutunganya, ni ukugendera ku mahame y'ijambo ry'Imana, ni ukwirinda ibisindisha, ni ukwirinda ibintu byose bituma umubiri wacu utaba uriho umugaye imbere y'Imana. Nk'iyo dusomye amagambo akomeye cyane dusanga mu rwambere rw'Abakorinto, iki cyaho cya urwambere rw'Abakorinto, iyo dusomye amagambo aboneka mu rwambere rw'Abakorinto igice cyaho cya 3, hariho amagambo yerekana uburyo imibiri yacu ari insengero z'Umwuka Wera. Umurongo wa 16 n'amagambo avuga ngo nimuzi yuko muri rusengero rw'Imana, kandi ko Umwuka w'Imana aba muri mwebwe. Umuntu rero utsemba urusengero rw'Imana, Imana izamutsemba, kuko urusengero rw'Imana ari urwera, kandi urwo rusengero ni mwebwe. Ahangaha bashaka kuvuga uburyo bwo kwera no gutunganira Imana mu buryo bwo gutunganya imibiri yacu, kutawushyiramo ibintu byose tubonye, kandi nanone kutishyiraho ibintu by'imirimbo ku mibiri yacu, nko kwambara amaherena, kwambara ibikomo, ibintu byose bidatunganya Imana tukayivana mu nzira. Kuko Aroni n'abahungu be basabwaga rwose kwiyeza no kwitunganya imbere y'Imana kugira ngo binjire ahantu bita ahera. Ni nayo mpamvu natwe ibyo bintu bimeze gutyo. Umugabane wa kabiri w'ikintu cyitwa kwirinda tamperase, tukayitunganira Imana mu buryo bwo kugira ngo ubwonko bwacu bube buhugutse, imitekerereze yacu ihugutse, maze ngo ijambo ry'Imana rigire naho rifata mu mitima yacu. Imana yacu ishimwe cyane kubw'umugambi wayo, ariko muri ibyo ngibyo Satani nawe yakoze umugambi wo kugira ngo arwanye iki kintu Imana yarashyizeho ku cy'umugambi wayo wo kugira ngo abantu batunganire Imana. Reka nkubaze muvandimwe, kugira ngo mbere yuko tujya kureba umugambi w'umwanzi, maze nongere nkubaze ikibazo gikomeye cyane kuri aya magambo twari turi kwiga mu Baroma igice cyaho cya 6, turi kureba igisobanuro cy'umubatizo ukomeye cyane Imana yashyize mu buturo bwera, kandi ikanaduha natwe mu buryo bw'igishushanyo kugira ngo tugere ku kintu Imana yashakaga ko tugeraho. Aya magambo arakomeye nagusomeye, n'aya magambo nagusomeye arakomeye, reka nyasubiremo maze nkubaze ikibazo. Ku murongo wa 4 aravuga ngo nuko rero kubw'umubatizo twabambanywe nawe mu rupfu rwe, kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data twese, aba ari nako natwe tugendera mu bugingo bushya.
muvandimwe inshuti yanjye, kuvuga yuko wabatijwe umubatizo, mbese inshuti yanjye, mbese ubu ngubu waba uri kugendera mu bugingo bushya, ukaba warapfanye na Kristo mu buryo bw'ibyaha, ukaba warazukanye nawe mu buryo bwo kwanga icyaha. None se reka nkubaze ikibazo, ijambo ry'Imana ko ritweretse yuko umubatizo ushushanya gupfana na Kristo mu buryo bw'icyaha, umuntu akakizinukwa akazuka nawe mu buryo bwo kuva muri Yorodani, bikaba bigaragara yuko umuntu ngo atsinze icyaha kandi akaba akiretse. None muvandimwe, reka wigenzure urebe kandi ukoreshe ubwenge Imana yaguhaye maze urebe nshuti yanjye, mbese nta byaha bikigutegeka, nta byaha uvuga yuko byakunaniye. Nose kuvuga ko wapfanye na Kristo kandi ukavuga ko wabatijwe, mbese nta byaha byakunaniye bikaba bikikunesha? Ijambo ry'Imana ryatubwiye yuko byanze bikunze ikimenyetso cyo kubatizwa, gupfana Kristo umuntu akazukana nawe, bivuze gupfa ku cyaha umuntu akazukira ubugingo buhoraho. Ubwo bivuze ngo umuntu yarapfuye kandi icyaha ni cyiza ntabwo azagikora, ariko wowe ibiramambu iyo icyaha kije uragikora kandi uvuga yuko wapfuye ku byaha. Rero ugomba kwisuzumana ubwitonzi kandi ukareba, ukongera ugasubira ku gicaniro cy'ibitambo, ugatumbira ikaruvari, maze mu buryo bwo gusaba imbabazi Imana kandi ugakomeza gutakambira Imana, Imana izagenda yongera kuguhereza imbaraga. Ariko ndagusabye kugira ngo utekereze kuri iki kibazo kandi witonze, kugira ngo umwuka w'Imana akwemeze ibi bintu neza kandi ugendere mu murongo w'Imana nk'uko Imana yashyizeho ibintu byayo nk'uko yabishakaga ko biba. Amagambo aboneka mu Batesalonike, reka nyagusomere urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike igice cya 5, turasoma ku murongo wa 23. Hariho amagambo akomeye avuga ngo Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. Nshuti zanjye bavandimwe, ndagira ngo mbabwire yuko Imana yashakaga yuko n'umubiri wacu n'umwuka wacu n'ubugingo bwacu burindwa. Aha hantu harimo ikimenyetso cya kintu turi kubona cyerekanye no kwirinda temperance, gutunganya ibyo kurya, kuba umuntu atunganye mu buryo bw'imirire, mu buryo bw'iminywere, mu buryo bw'imyambarire, mu buryo bw'ibintu abantu bashyira ku mibiri yabo. Abantu bakaba batunganye kandi bera kugira ngo begere igicaniro cy'imibavu, basaba imbabazi Imana kandi batunganya imbere y'Imana. Rero ndagira ngo nkubwire none umugambi w'umwanzi kuri iki kintu gikomeye cyane turi kureba cy'igikarabiro, ngo turebe ngo umugambi w'umwanzi ni uwuhe. Umugambi w'umwanzi narawubabwiye yuko tuzajya tureba isomo riri muri Daniyeli igice cyawo cya 8, turi gusoma guhera ku murongo wa 11, ngo turebe umugambi w'umwanzi ku bikoresho byose byabaga ahantu bita mu buturo bwera. Reka ngusomere ku murongo waho wa 11 w'iki gice cya 8. Ku murongo wa 11 w'iki gice hari amagambo avuga ngo, umurongo wa 11, nuko ririkuza ndetse ryireshyeshya n'umugaba w'ingabo, rimukuraho igitambo gihoraho kandi ubuturo bwera burasenyuka. Izo ngabo hamwe n'igitambo gihoraho bihanwa mu butware bwaryo kubw'igicumuro, iby'ukuri ribijugunya hasi rikajya ribasha ibyo rigambiriye. Nyuma numva uwera avuga, maze undi wera abaza uwo wavugaga ati, ibyo byerekanwe n'iby'igitambo gihoraho n'igicumuro kinyagisha bizageza ryari ubwo ubuturo bwera n'izo ngabo bizasiribangwa? Aransubiza ati, bizageza iminsi 2300 uko bukeye bukira, nyuma ubuturo bwera buzabone kwezwa. Muvandimwe nshuti yanjye, ku murongo turi gusoma hejuru gato ya guhera ku murongo wa 11, twabonye ngo nuko ririkuza ndetse ryireshyeshya n'umugabo w'ingabo, rimukuraho igitambo gihoraho. Nababwiye iri hembe icyo rishushanya, byashushanyaga ubwami bwa Roma, kandi ubwo bwami bwa Roma nk'uko twagiye tuzabibona ni mu byigisho biri imbere. Ubwo bwami bwa Roma nk'uko bushushanywa n'igishushanyo Nebukadinezari yarose, ndetse umugaragu w'Imana Daniel akaza kubimuhishurira muri Daniel igice cyawo cya 2, ndetse muri Daniel igice cyawo cya 7. Tuzabisobanukirwa neza turi kubyiga, tuzabyimbikamo ngo turebe ibyo bintu n'ubusobanuro bwabyo neza. Ariko muri uyu mwanya iri hembe rito twabonye yuko rigeranye ubwami bwa Roma, kandi Roma ya Gikristo, kuko Roma ihagarariwe n'ubupapa. Iyi ngiyi niyo yagomba guhagurutsa ingabo zikonona ubuturo bwera, ibikoresho byo mu buturo bwera byose bigasiribangwa. Duhereye ahantu ku gicaniro cy'ibitambo nk'uko twabonye yuko kugihera ku gicaniro cy'ibitambo cyakuweho, abantu bakerekezwa ku indulgensiya.
gusenga abatagatifu ndetse gusabirwa imbabazi mu ntebe ya penetensiya, gushyiraho igitambo cya misa bagakuraho igitambo cya Yesu gishushanya imbabazi z'Imana. Ibyo byose ni ibintu byagiye byaduka kandi byabayeho mu myaka yo hagati yo mu mwijima mu itorero ry'ahantu bita muri Tuwatira, imyaka 1260 mu gihe cy'umwijima ukomeye cyane mu by'umwuka. None izi ngabo zagombaga konona ubuturo bwera mu myaka 1260, maze ibintu byose bikurwa mu nzira, igicaniro cy'ibitambo gikurwaho, igikarabiro nacyo gikurwaho. Tugiye kureba uburyo cyakuweho kubera yuko turi kubona yuko izi ngabo zigomba kwaduka zikonona ubuturo bwera, zikabusira ibanga. Ariko ijambo ry'Imana rivuze ngo numva undi wera avuga, arambaza ati ibyo bintu by'igitambo gihoraho, ibyo bintu byo kwangiza ubuturo bwera, mbese bizageza ryari? Ese Imana izatsindwa burundu bisenyuke? Umurongo wa 13, nyuma numva uwera avuga, maze undi wera abaza avuga ati ibyo byerekanwa by'igitambo gihoraho n'igicumuro kinyagisha bizageza ryari ubwo ubuturo bwera n'izo ngabo bizasiribangwa? Ku murongo wa 14 avuga ngo aransubiza ati bizageza iminsi 2300, uko bukeye bukera ubuturo bwera nabwo buzongera bwezwe. Inshuti zanjye bavandimwe, nkuko nabwiye ko turi kwiga insanganyamatsiko ikomeye cyane y'ikigisho kivuga ngo kwanduzwa no kwezwa ubuturo bwera, umugambi w'Imana. Tumaze kubona umugambi w'Imana w'ubuturo bwera. Igikoresho cya kabiri cyabaga mu buturo bwera mu rugo cyitwaga ngo igikarabiro. Tubonye yuko Mose ndetse yabwiye Aroni n'abahungu be ngo mu gihe binjira mu buturo bwera bagomba kubanza gukaraba, bakiyeza, bakitunganya. Twabishushanyije n'ijambo ry'Imana ry'uburyo rishushanya yuko umuntu agomba kubatizwa, bivuga kubyarwa bwa kabiri, bivuga guhinduka bushya mu buryo bw'iby'umwuka, bivuga gupfana na Kristo mu buryo bw'icyaha tukazukana nawe, tukabarwaho ubugingo buhoro kandi tukava mu bubata bw'icyaha tukagendera mu bubata bushya bw'uburyo bw'iby'umwuka. Rero tubonye neza yuko izi ngabo zigomba kongera koherezwa ngo zonone ubuturo bwera. None ni ubuhe buryo izo ngabo zoherejwe? Zihagarariwe na Roma y'ubupapa, Roma ya gikristo, maze zikonona ubuturo bwera ku kingingo yitwa igikarabiro. Ni gute byagenze? Mbese Roma ibyo bintu yabikoze gute? Ku ngingo ya mbere, iyo turebye neza umugambi w'Imana w'uburyo igikarabiro cyakuweho, tubona neza yuko bwa mbere abantu bakizeho umubatizo wabo bihimbiye udafite ubusobanuro muri Bibiliya, umubatizo wo kubakiza abantu ku gahanga. Uwo ni umubatizo udafite ahantu ushingiye muri Bibiliya, kuko ijambo ry'Imana nubwo tugiye kubireba neza, twabonye neza yuko umubatizo nk'uko twari turi kubireba mu Baroma igice cyawo cya 6 guhera ku murongo wa 4 ngo nuko rero ubwo twapfanye na Kristo bishushanywa no guhambanwa nawe mu buryo bwo gubatizwa twibijwe mu mazi menshi, maze ngo tukazamurwa muri Yorodani bishushanya kuzukana na Yesu Kristo. Uwo mubatizo wo muri Bibiliya niwo ufite ikintu ushushanya, kuko uvuga gupfana na Kristo maze tukazukira ubugingo buhoraho mu buryo bw'iby'umwuka. Ariko se bavandimwe, umubatizo wo ku gahanga ushushanya iki? Nta hantu na hamwe wanditse muri Bibiliya, nta n'ubusobanuro na bucyo ufite muri Bibiliya, kuko ni ibihimbano bya Satani. Ni uburyo agahembe turi gusomana kohereje ingabo kugira ngo zonone ubuturo bwera. Ku ngingo yitwa igikarabiro, ubuturo bwera nuko bwasenyutse, kandi rwose ubuturo bwera busenyuka kuri iyo ngingo y'igikarabiro muri ubwo buryo. Bavandimwe, inshuti yanjye, ndagira ngo wite kuri ibi bintu kandi ubitekerezeho witonze, urebe uruhande uhagazemo, urebe umubatizo wabatijwe uwo ari wo, urebe n'ubusobanuro bwawo nimba ho kuhuye n'uw'ijambo ry'Imana rivuga mu ijambo ry'Imana. Nk'uko ijambo ry'Imana ritwereka yuko umubatizo wo ku gahanga nta kintu na kimwe usobanuye, ahubwo umubatizo wo kwibizwa mu mazi menshi. Icyo ni igitero cya mbere cyateye ku kintu bita igikarabiro. Ndaje babwire ikindi gitero cya kabiri cyateye ku gikarabiro, umubatizo wo kubatiza abana. Umubatizo wo kubatiza abana ntago ari umubatizo wemewe na Bibiliya. Nta hantu hamwe dusoma muri Bibiliya yuko abantu bagomba kubatiza abana. Umuntu ugomba kubatizwa agomba kuba ameze ate? Mbese umubatizo ushushanya iki nk'uko twabibonye bavandimwe?
nguko uko Roma rero ya gikristo ihagarara n'ubupapa yagiye ikora ibyo bintu, igafata ibintu by'imihango ikabishyira mu ijambo ry'Imana, ikabishyira mu bantu, ikabyereka abantu, kandi abantu bakomeza kuyoba cyane nkuko tuzagenda tubireba ku mugambi w'umwanzi w'ibintu Satani yagiye akora kandi anyuze muri ibyo bikoresho abantu afite mu isi akoresha. Umubatizo wo ku gahanga nta kintu usobanura, kubera yuko ijambo ry'Imana ritwereka imibatizo itandukanye mu ijambo ry'Imana. Nk'iyo dusomye muri Matayo igice cya 3 ku murongo wa 13 kugeza ku wa 17, tubona umuntu witwa Yohana abatiza Yesu Kristo muri Yorodani. Kandi nanone bavandimwe, iyo dusomye mu byakozwe n'umushikiro cya 2 ku murongo wa 37 kugeza 38, tuhabona ikibwirizwa Petero yigishije ku munsi wa Pentekote, maze abantu bakamubwira bati ariko se noneho tugenze dute? Arangije aravuga ngo unuko nimwizere kandi mubatizwe. Ijambo ry'Imana twereka yuko babatijwe mu mazi menshi muri Yorodani. Kandi nanone iyo dusomye mu byakozwe n'umwana mu gice cyawo cya 8 ku murongo wa 35 kugeza 38, tuhabona nanone kubatizwa kw'inkoni. Umuntu witwa Filipo, igihe rwose intumwa zari zimaze gutatanwa ahantu bita Yerusalemu, ngo Filipo yaramanutse ajya ari mu nzira, abona inkoni iri mu igare. Igihe iyo nkoni yari gusoma ibintu itabyumva neza, arangije ngo aterwa na Mwuka w'Imana ajya mu igare aramwigisha. Arangije kumwigisha aramubwira ngo none se ngenze ne ko tugeze ku mazi, niki cyambuza kubatizwa? Nuko ngo iyo nkone uwo mugabo witwa Filipo ngo arayibatiza muri Yorodani nkuko tubisoma mu ijambo ry'Imana. Nanone ndi kubabwira umubatizo Bibiliya yemera bavandimwe uri mu ijambo ry'Imana. Mu byakozwe n'umushikiro cya 9 ku murongo wa 12 kugeza 18, tuhabona Pawulo nanone abatizwa n'umuntu witwa Ananiya nanone muri Yorodani. Igihe Pawulo yari amaze guhinduka murabyibuka yuko yitwaga Sawuli, ariko igihe yari amaze guhinduka umwana w'Imana, igihe umucyo wamutunguraga agiye ahantu bita Damasiko kurenganya abana b'Imana, umucyo mwinshi aramutunguye, kandi Yesu avugana nawe aramubwira ngo Sawuli undenganyiriza iki? Nuko Sawuli arihana ahindurirwa izina yitwa Pawulo, kandi Mwuka w'Imana ategeka umuntu witwa Ananiya kumubatiza muri Yorodani nkuko tubisoma mu ijambo ry'Imana. Kandi nanone bavandimwe, iyo dukomeje gusoma mu ijambo ry'Imana none mu byakozwe n'umwana, tubona ko muri Yorodani ariho Pawulo yabatije umurinzi wa gereza. Igihe Pawulo na Sila bari bafungiye muri gereza, nuko ngo imiryango ya gereza igakinguka, maze ngo umurinzi wa gereza akaza yirukanka ashaka kumenya ngo arebe nimba abantu bari bafungiye muri gereza bacitse. Ariko abana b'Imana biturije kandi biryamiye, nuko ngo uwo mugabo ngo aratungurwa, arangije ngo arihana. Nuko Pawulo ahita amubatiza muri Yorodani n'umuryango we wose. Bavandimwe inshuti zanjye, najya ngo mbereke ko umubatizo wemeye na Bibiliya wo kubatiza mu mazi menshi ni umubatizo wemeye na Bibiliya, kandi ni umubatizo ubatizwa abantu bamenye ubwenge, umubatizo ubatiza abantu bamaze kwihitiramo, bamaze guca ku gicaniro cy'ibitambo, bamaze kwemezwa na Mwuka w'Imana yuko ari abanyabyaha, bakaba bagiye gutanga ubuhamya bw'uko rwose ibyo byaha byabo babiretse kandi babizinutswe. Ariko umubatizo wo kubatiza abana ku gahanga wavuye hehe? Ninde wawuzanye mu isi? Kuko uteje urujijo mu isi, kandi ni ubuyobe bukomeye cyane Satani yashyize mu bantu, kandi abantu benshi cyane wo murongo bagiyemo, kandi abantu benshi cyane wo mubatizo babatijwe, ndetse rwose abandi babatijwe umubatizo wo ku gahanga udafite ikintu usobanuye. Bavandimwe inshuti zanjye, naberekaga ikintu cyitwa umubatizo wo ku gahanga ko nta kintu usobanuye, umubatizo wo kubatiza abana nta kintu usobanuye, kuko ibyo byose ni ibitero Satani yagabye ku kintu cyitwa igikarabiro cyabaga ahantu bita mu buturo bwera. Ikindi gitero cya nyuma Satani yagabye ku buturo bwera ni ikintu cyo kubatizwa abantu batihanye. Ibyo ngibyo bishobora gukorwa n'abantu bavuga ko babatiza mu mazi menshi, ariko abantu bakabatizwa batihanye. Ibyo ngibyo kandi nababwiye yuko bivuga mu ijambo ry'Imana ngo ni uguteta ku bikomeye bitazabura kudukoraho, kubera yuko umuntu aba ameze nk'umuntu uhambwe abona, kubera yuko bivuze ngo umuntu apfanye na Kristo kandi azukanye nawe mu buryo bw'umwuka, ngo yanze ibyaha burundu kandi agiye gukora imirimo myiza
nk'uko ijambo ry'Imana ribitegeka. Ariko se umuntu ubatiza abana ku gahanga, umuntu ubatiza abantu ku gahanga, ndetse n'umuntu ubatizwa atihanye, mbese iyo mibatizo yose abantu bayikuye he ko ibyo byose ari ibihimbano by'umwanzi? Reka mbabwire bavandimwe, Satani yakoze ikintu gikomeye cyane akoresheje ingabo z'i Roma. Afata ibi bintu byose abiha abantu kugira ngo babishyire mu isi. Kandi bavandimwe, reka mbabwire ngo Imana ntabwo yigeze itsindwa nubwo Satani yakomeje gukora umugambi we gutya. Nababwiye yuko Imana itajya mu mugambi wayo. Umugambi w'Imana yuko abantu babatizwa bamaze gusohokwa n'ibyaha byabo, bamaze gusohokwa nuko rwose ari abanyabyaha. Ibyo bintu mwabireba neza mu byigisho twakoze bwa mbere, turi kureba igitekerezo inkuru y'umugabo witwa Nikodemu igihe yasangaga Yesu. Ngo Yesu yaramubwiye ngo Nikodemu we, ni ukuri ndakubwiza ukuri yuko utabyawe n'amazi n'umwuka ntabwo ushobora kwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ariko ngo uwo mugabo witwa Nikodemu ngaratangara cyane, aravuga ati ariko se byashobokera gute ko ngengana gutya nasubira mu nda ya mama nkongera nkavuka? Yesu ngaramubwira ngo nk'uko umuyaga utawubona uri guhuha utamenya amerekezo yawo, ngo niko n'uwabyaye n'umwuka amera. Umuntu witwa Nikodemu yari asanzwe azi neza umubatizo wo mu mazi, ariko yari akeneye umubatizo wa mwuka w'Imana, gukangurwa na mwuka, kumenyeshwa yuko umuntu ari umunyabyaha. Icyo gihe Yesu yamukuriye inzira ku murima, arangije ngo amushyirira ukuri ku mugaragaro w'uburyo agomba kubanza kubatizwa ndetse akezwa n'ubuntu bw'Imana mu buryo bw'iby'umwuka. Bavandimwe, nk'uko ndi kurarika abantu bose kugira ngo barebe umubatizo babatijwe, ngo bagenzure inzira bakoresheje niba koko ari Imana ivuga yuko bagomba gukoresha. Nshuti zanjye bavandimwe, ariko twakwibaza, mbese muri ibi bitero by'umwanzi Satani yagabye ku buturo bwera, ku ngingo ikomeye cyane y'ikintu cyitwa igikarabiro, ari mu buryo twabonye bw'igishushanyo cy'uburyo bwo kubatizwa no kuvuka ubwa kabiri, gutunganira Imana ndetse no kuba umuntu yaratunganye, ndetse ari no mu bundi buryo bw'igishushanyo cyo kwera ndetse no kugira umubiri muzima, ubuzima buzira umuze. Twabonye ku kintu gishushanya taperanse. Mbese Imana yaba yaratsinzwe? Kuko Satani avuga yuko nta kibazo, ashyira ibintu mu nzira bikomeye cyane byerekeranye n'uburyo agomba gusibanganya inzira y'Imana. Ariko twakwibaza, mbese Imana yaratsinzwe kuri iki kintu? Irafeiringa mu buryo bwa burundu? Kubera yuko ubundi umwanzi yahawe igihe cye, ikoresheje itorero rya Roma ryahawe imyaka 1260 yo kwangiza ubuturo bwera. Nibyo twasonye muri Daniel igice cya 8 ku murongo wa 11 twabonye ngo azahagurutsa ingabo zizonona ubuturo bwera. Ibyo kandi ngo bizarekirwa mu maboko ye kugeza igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizashirira, maze ngo nyuma ubuturo bwera buzabone kwezwa. Imyaka 1260 nibyo Roma y'ubupapa yagomba gukoramo bino bintu nk'ibindi byose tuzagenda tureba, ari gukora igicaniro cy'ibitamo nk'uko twabibonye, bakabisimbuza indulgensiya, bakabisimbuza penetesiya, bakabisimbuza igitambo cya misa n'ibindi byinshi bitandukanye. Ndetse turi kureba n'ingingo yitwa igikarabiro, aho abantu bafashe ibintu by'Imana babikuraho, babisimbuza imyumvire yabo bihimbiye. Nimuzasoma igitabo cyitwa Intambara Ikomeye, muzareba ku kigisho cya 2, murebe uburyo iyo mihango y'ibintu yinjiye mu itorero, maze ngo umuntu witwa Constantine niwe wabatijwe no mubatizo wa mbere ku gahanga. Arangije ngo ashyiraho ibi bintu rwose by'uburyo abantu bagomba kubatizwa, kuko ngo nawe yashakaga kuba umukristo. Maze ngo umubatizo winjira mu isi ya gikristo. Nuko ubukristo n'ubupagani birivanga cyane, kugeza aho ubu ngubu abantu badashaka gutandukanya ibyo bintu. Ariko iyo ngibyo ni uburyo badasoma ibyanditswe byera ngo babimenye, kuko ijambo ry'Imana ryo rirabigaragaza kandi rikabyerekana. Ariko turi kwibaza ikibazo, mbese Imana yaba yarafeirinze burundu birarangira, maze ibyo bintu bikarangira rwose nta muntu umenya ibyo ari byo? Ntabwo bishoboka, kuko Imana itagitsindwa. Kuko turi gusoma umurongo wa 14 w'igice cya 8 muri Daniel, ahantu havuga ngo, aransubiza ati bizagize iminsi 2300 uko bukeye bukira, nyuma ubuturo bwera buzabone kwezwa. Imana ishimwe cyane. Bavandimwe nshuti zanjye, nkuko twabibonye ku gicaniro cy'ibitambo bwa mbere na mbere, Imana yakoresheje umwana wayo kugira ngo agarure igicaniro cy'ibitambo. Uwo mwana w'Imana witwa Martin Luther, wa wundi wari umupadiri, wa wundi wakuze rwose mu rugo rw'abantu biyoroheje cyane, akajya kwiga amashuri ya gipadiri, akagera ku rugero rwo kuba umwarimu mu ishuri ahantu yigishaga, ahantu bita i Wittenberg, aho mu Budage.
Budage mu mwaka w'igihumbi magana atanu na cumi na karindwi, igihe Martin Luther yamaze gusobanukirwa n'amahame neza y'iby'ukuri, amaze kubona neza yuko umuntu adakizwa n'indulgensi y'abagurishaga, umuntu adakizwa no kujya mu ntebe ya penetesiya, umuntu adakizwa n'uko batambye igitambo cy'ukarisitiya. Ibyo byose umwana w'Imana amaze kubisobanukirwa neza, arangije ku munsi wabanzirizaga uw'abatagatifu, muri iyo myaka rwose y'igihe Martin Luther yafashe ayo mahame, arangije ayashyira ku rugi rwa Wittenberg, arangije ngo amahame 95 yavugaga ibyo gutinishwa n'umuriro wo kwizera arayagaragaza neza, yerekana yuko umuntu adakizwa n'ibyo bintu byose, ahubwo akizwa n'ubuntu bw'Imana bwo kwizera igitambo cya Yesu. None twakwibaza abavandimwe, none ninde waba waragaruye igikarabiro akagishyira mu mwanya wacyo? Kuko tumaze kubona yuko Martin Luther wagaruye igicaniro cy'ibitambo, akereka abantu yuko badakizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, akereka abantu yuko badakizwa n'uko basabye imbabazi muri penitensiya, akereka abantu yuko badakizwa n'uko bariye ntama w'Imana utangwa mu gitambo cy'ukarisitiya, ahubwo abantu bakizwa n'ubuntu bw'Imana kubwo kwizera igitambo cya Yesu. Nk'uko twabibonye ijambo ry'Imana ryabibwiye umuntu witwa Martin Luther, riri mu kumubwira ngo umunyabyaha azabeshwaho no kwizera igitambo cya Yesu. Rero ijambo ry'Imana ryo ryerekana yuko n'ubundi ku mugambi w'ikintu cyose Satani yagiye asenya mu buturo bwera, kuko umugambi w'Imana uvuga iki? Ubuturo bwera bugomba kugeza iminsi 2300, ubuturo bwera bumaze nanone kongera kwezwa butunganye. None ninde waba waragaruye igikarabiro akagishyira mu mwanya wacyo? Iyo dusomye ibyanditswe byera ndetse no mu mateka y'ibyabaye, tubonamo umugabo witwa John Smith. Uyu nguyu washinze itorero ry'ababatisita, niwe wongeye kugarura ikintu cyitwa igikarabiro. Yerekana amahame yuko abantu batagomba kubatiza abana batoya, yerekana amahame yuko abantu batagomba kubatiza umubatizo wo ku gahanga, ahubwo yerekana yuko abantu bagomba kubatizwa bamaze gusobanukirwa n'amahame yo kwizera igitambo cya Yesu, bamaze gusobanukirwa n'ibyaha byabo, bamaze kumenya neza yuko ari abanyabyaha mu mitima yabo, batsinzwe n'urubanza maze bagapfana na Kristo, baze bakazukira ubugingo buhoraho mu buryo bwo kubana n'Imana. Uyu mugabo yitwa John Smith, niwe wagaruye igikarabiro mu cya 557 ndetse kugeza mu cya 612 niwe wagaruye igikarabiro agishyira mu mwanya wacyo. Imana yacu ishimwe cyane yuko itagitsindwa. Ababatista bazanye umubatizo wo kongera gusubiza amahame y'ijambo ry'Imana, kuko ubugorozi bwatangiye kuri Martin Luther bwongera buza neza, bugenda busubizaho buri kintu cyose mu buryo bwacyo. Nzabereka umugambi w'Imana ku musozo w'ibi bintu byose, ndi kubereka yuko Imana itashatse ko habaho amadini menshi nk'uko ariho muri iki gihe, kuko uyu nawo ni umugambi w'umwanzi. Kuko Imana yateganyije ko buri mucyo abantu bagomba kuwuvumbura, ariko bakagenda bakurikiza n'uwo ubanjirije, kugira ngo ukurikiyeho nabo bawugenderemo maze bagende batunganywa mu buryo bw'iby'umwuka. Ariko Satani akora ibinyuranye n'ibyo ngibyo kugira ngo umugambi w'Imana awuzimize kandi awukure mu nzira. Ariko ndagira ngo mbabwire bavandimwe, umugambi w'umwanzi urakomeye cyane, ariko ijambo ry'Imana ryerekana ko Imana itagitsindwa kuri buri kintu cyose. Nk'uko Imana yakoresheje Martin Luther ngo agarure mu mwanya wacyo igicaniro cy'ibitambo. Mu kigisho cya mbere twarangije, ndi kugaruka ku kigisho cya mbere kugira ngo mubanze mwumve bino bintu neza. Uyu mugabo witwa Martin Luther wongeye kuwohereza amahame y'Imana, agakurikirwa na John Smith washyizeho amahame y'Imana yo gusenya ndetse imihango y'abantu, ndetse akongera kugarura umubatizo Imana yarashimye wo kubaho. Uwo mubatizo n'ubundi wari uriho na mbere, ntabwo ibi n'ubundi byari bisanzwe bitariho. Iyo turi kuvuga ngo byongeye gusubira mu mwanya wabyo, nuko ijambo ry'Imana ritwereka yuko n'ubundi byari biriho na mbere. Umubatizo twabonye yuko wari uriho na mbere kandi wakoreshwaga nk'Imana n'uburyo yari yarawutanze kugira ngo ube umurongo wo kugira ngo abantu bakire ibyaha kandi bomatana n'Imana mu buryo bw'iby'umwuka. Twabonye yuko umubatizo ari wo Yesu yabatijwe muri Yorodani. Twabonye yuko umubatizo ari wo umugaragu w'Imana witwa
Pawulo yabatijwe muri Yorodani, twabonye yuko umuntu witwa Filipo ariho yabatije inkone, ndetse tubona yuko Pawulo yongeye kubatiza umurinzi wa gereza muri Yorodani. Bavandimwe, ntabwo ijambo ry'Imana ritwereka umubatizo wo ku gahanga, nta hantu Bibiliya itwereka abantu babatiza abana muri Bibiliya, ahubwo ijambo ry'Imana ritubwira umubatizo wonyine ugira icyo ushushanya mu ijambo ry'Imana, ni umubatizo wo kwibira kandi abantu bakazukana Yesu Kristo mu buryo bw'iby'umwuka. Martin Luther yagaruye igicaniro cy'ibitambo agishyira mu mwanya wacyo, ariko ndagira ngo mbogere andi makuru bavandimwe agaragara mu ijambo ry'Imana. Tubona neza yuko n'ubundi ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 10 mu cya 517 Martin Luther niho yamanitse mu mahame, avuga yuko ibyo bintu rwose bikuweho, avuga yuko abantu badakizwe n'imirimo itegetswe n'amategeko nk'uko nabibabwiye. Ariko nanone bavandimwe, umugambi w'umwanzi n'ubundi wakomeje gukurikirana umugambi w'Imana. Nanone ibi bintu byongeye kwisubiramo ku itariki 31 z'ukwezi kwa 10 muri 2017. Ibi bintu nanone byongeye gusubira mu mwanya Satani yashatse uko bisubiramo, kubera yuko hari inyandiko ikomeye cyane muzasanga kuri internet zanyu nimujyaho mukayireba, yitwa From Conflict to Communion, maze ngo hongera kuba ubwiyunge bukomeye cyane bwo hagati y'ubuprotestani n'ahantu bita Roma. Bya bintu by'umugambi w'umwanzi n'ubundi urongera uraremwa, maze Satani yongera gusubizaho urujijo mu bantu, ariko ntabwo azatsinda nk'uko ijambo ry'Imana ritwereka, kuko ubuprotestani n'ubundi buzakomeza bubeho. Ubuprotestani ndagira ngo mbabwire bavandimwe, n'ubundi nubwo abantu bicaye mu masezerano bakerekana yuko ngo bwarangiye, bagasinya inyandiko yerekeranye n'uburyo bw'ubwumvikane hagati ya Roma, bakerekana yuko Martin Luther atumvaga ibintu neza, bakerekana yuko Martin Luther yari yataye umutwe, bakerekana yuko Martin Luther ibintu rwose yavugaga ntaho bihuriye. Ariko ndagira ngo mbabwire bavandimwe, umugambi w'Imana ntabwo unyuneshwa n'ubwo Satani akomeza kurwanya, ariko ndagira ngo mbabwire ngo ibi bintu byasoje n'ubuhanuzi bukomeye cyane dusanga mu ijambo ry'Imana. Nk'iyo dusomye amagambo akomeye cyane mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye, hari amagambo akomeye cyane nshaka ko mwumvamo y'ubuhanuzi bwasohoye muri icyo gihe, igihe Satani yakoraga ibyo bintu. Ndagira ngo mbasomere amagambo akomeye cyane y'ibintu byasohoye, ubuhanuzi bwasohoye muri icyo gihe k'ibyo bintu. Hari amagambo ngiye kubasomera ari kuri paji ya 413 mu Ntambara Ikomeye, yerekeranye n'ubuhanuzi abantu bari gusohoza kandi batazi ko aribwo bari gusohoza. Ari amagambo akomeye avuga ngo abaprotestani bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibo bazafata iya mbere mu kurambura amaboko yaba bagafatana mu biganza n'imyuka y'abadayimoni, bazanyura hejuru y'umworera ngo bafatanye n'ububasha bwa Roma, maze ku bufatanye bw'izo mbaraga uko ari 3 icyo gihugu kizagera ikirenge mu cya Roma, gisiribanga rwose uburenganzira bwo guhitamo. Ibintu tuzabisobanura neza mu byigisho biri imbere, turi kureba umugambi w'umwanzi ku buturo bwera bw'Imana n'uburyo bigiye kongera kuzisubiramo vuba cyane imbere yacu. Reka mabwire bavandimwe, batubwiye iki? Ubuprotestani bwari bwaratandukanye na Roma, kuko mu cya 517 Martin Luther niwe watangije ubuprotestani, avuga yuko hakanye inyigisho za Roma. Ariko biratangaje kubona muri 2017 nanone abantu barongeye bakicara, barangiza bagakuraho ibintu byose Martin Luther yari yaravuze, maze barangije bongera basubizaho amahame y'ubwiyunge. Ijambo ry'Imana ryari ryarabihanuye bitaraba yuko ibyo bintu bizongera bikabaho, kubera yuko kandi bigomba kuba bigeze ku mpera y'isi, kandi ijambo ry'Imana ntabwo rijya ribeshya. Imana yacu rero duha umugisha kandi irushaho kudusobanura n'amahame y'ijambo ry'Imana, kuba rero ko Imana itazatsindwa byanze bikunze. Ijambo ry'Imana rizajya ryisubiza ububasha bwaryo, kandi abana b'Imana bashaka kumenya ukuri kandi bakabaturwa, Imana izajya ibereka neza buri kintu cyose gitandukanye. Imana ibasobanurira ibintu biri kuba ndetse n'ibigomba kuba, niba badasobanukiwe neza, kandi Imana izagenda ibasobanurira. Tubonye neza yuko mu mugambi w'umwanzi Satani yagabye ku buturo bwera ku gikarabiro, Imana yongeye guhamagara abana bayo, harimo umugabo witwa John Smith, uwo twari turi kureba wabayeho mu cya
na 54, maze arangije yongera asubizaho ikintu bita igikarabiro, yerekana amahame y'ijambo ry'Imana. Avuga yuko abantu batagomba kubatiza mu batizo wo ku gahanga, avuga yuko abantu batagomba kubatiza abana, avuga yuko abantu bagomba kubatizwa bihanye. Imana iduha umugisha kandi twongerera imbaraga. Ijambo ry'Imana ritwereke ikintu tugomba gukora kandi dukanagire ku birenge Imana igomba kutuyoboramo. Nibyo mbasabiye bavandimwe, kandi nanjye nisabira mu buryo Imana igomba kuduhamo umugisha mu izina rya Yesu, amen. Reka dusenge Imana. Urakoze nanone data mwiza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Wongeye kutumenyesha amakuru akomeye cyane arebana n'umugambi wawe w'uburyo washatse yuko ubuturo bwera buremwa mu isi kandi bukaba bufite ishusho y'ibyo mu ijuru. Data, turagusabye kugira ngo uduhe kumva neza, utandukanye umwijima uri muri twebwe, kandi wishura ingingo ikomeye cyane y'ubuturo bwera, inzira ikomeye cyane abantu benshi badasobanukiwe. Ubuturo bwera, umugambi wawe w'uburyo washatse guturana natwe mu buryo bw'igishushanyo, ariko no mu buryo bw'iby'umwuka ukoresheje igitambo cya Yesu kugira ngo uture muri twebwe. Abana bawe bakurikiye ijambo ryawe mbasabiye umugisha, kandi twongerera imbaraga mu buryo bw'iby'umwuka. Uturinde yuko ibitero bya Satani byaduhitana muri iyi minsi y'imperuka, kandi utwereke neza ahantu tugomba guhagarara nubwo umwanzi n'imigambi ye bikomeye, ariko uduhe kwishikiriza ku gitambo cya Yesu, kuko ari cyo cyonyine gikuraho ibyaha by'abantu kandi kikadutunganya. Nuko uduhe gusuzuma itangiriro ryacu ry'urugendo, uduhe kwibaza niba koko twaranabatijwe n'umubatizo wemeye na Bibiliya, kugira ngo dukomeze urugendo rw'iby'umwuka, kandi uduhe gutungana mu buryo bwa temperance, kugendera mu buryo bw'iby'umwuka, ndetse ngo dutunganye imibiri yacu kuko ari insengero z'umwuka wera. Nibyo dusabye Imana ngo tubihererwe ubuntu mu izina rya Yesu, amen, amen.